ni ijambo rivuga kwanga agasuzuguro ka Satani. Kwanga agasuzuguro ka Satani. Ndasaba mwese muri hano ko mujya muri iyi ntambara y'umwuka, mukambara intwaro z'Imana izo twemerewe, mukarwana intambara na Satani, mukamwambura ibyanyu yabambuye muri iyi myaka yose irangiye, mukinjira mu mwaka mushya mwabohoje uburenganzira bwanyu twahawe na Yesu. Ikintu utanze ubana nacyo. Niyo mpamvu mbinginga kwanga ikintu cyose umwanzi yakubatseho agasuzuguro k'uburyo butandukanye. Ntukwiye kwambuka muri uyu mwaka uri bihemu. Ukwiye kwishyura amadeni y'abandi. Iyo utayishyuye ubu munyabinyoma ukabeshya, tugomba kwishyura n'ibindi bisa nkabyo. Ndashaka ko Imana mubana neza mukiri mu isi. Mwazagera mu ijuru kenda mwishima. Ijuru utajya wumva uri muri Gisenyi ntibazari guhanuzuka. Uzabanza ubwami bw'Imana bwe mu buzima bwawe, ugira umunezero utangwa n'Imana, ugira ibyishimo, amaganya hunge, noneho ujye mu ijuru warabanje kuritunga. Nouvelle créature, icyaremwe mu yandi magambo bamusubiramo. Iyo ugeze muri Yesu baragufata bakagusubiramo, bakakuraho karande amagambo bakwatuyeho. Umunsi ugeze muri Yesu hari ni magambo mashasha simbura ya kera. Mfite amakuru yizewe yuko Imana itajya yaka umuntu ikintu atagira. Imana ntimeze nk'abantu, ntikurebera mu ikote mu modoka naho utuye. Imana iha agaciro ikintu uzanye. Ndashaka kubatangariza ko Imana itubura ifi ebyiri n'imigati ngahe 5 ariko wazanye. Ijambo ry'Imana rero nshaka tuganira ni ijambo rivuga kwanga agasuzuguro ka Satani. Kwanga agasuzuguro ka Satani. Ndasaba mwese muri hano ko mujya muri iyi ntambara y'umwuka, mukambara intwaro z'Imana izo twemerewe, mukarwana intambara na Satani, mukamwambura ibyanyu yabambuye muri iyi myaka yose irangiye, mukinjira mu mwaka mushya mwabohoje uburenganzira bwanyu twahawe na Yesu. Amen. Satani n'umujura ariba. Yusomye muri Yohana 10:10, Bibiliya iravuga ngo umujura ntagenzwa n'ikindi ni ukwiba no kwica no kwambura, ariko umwana w'umuntu yazanywe no kugira ngo atange ubugingo bwinshi. Satani rero n'umujura ariba. Ubu nubwo mwicaye hano hari abantu bibwa ibintu byanyu, hari abantu Satani yibye n'ibyo mwasengeye. Yutabaye maso ni abifatira mu kirere. Yabyatse Danieli yabisengeye iminsi 21 yabiruhiye, ararangara, abadayimoni barabifata. Akomeje gusenga boresa marika Mikayiri arazararwana, ibiye biragaruka. Nubwo mwicaye hano uri kuburiho mu buzima Imana itakwandikiye, uriho kudashaka kubaho, uri mu buzima bubabaje buteye agahinda butagira ibyishimo, kuko Satani umwanzi w'Imana kwa n'umwanzi wawe yakwibye uburenganzira bwawe. Ndashaka kubabwira rero ngo muze tujye mu ntambara, tuburane uburenganzira bwacu, tumunyage ikintu cyose Imana yaduhaye yatwaye. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 4 umurongo wa 1 ngeze kuri 6. Turasanga umuntu nawe umeze nkatwe. Satani yamwambuye uburenganzira bwe, aramushinyagurira, ariko uyu muntu yanga agasuzuguro. Ndashaka ko mwanga agasuzuguro mukabaho ko Imana yabaremeye, mukabaho ko Imana ishaka kubaho. Hari ibyo wa mu buzima bubabaje, ariko hari uburenganzira bwawe uburana ukabuhabwa. Ngiye mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 4 umurongo wa 1 ngeze kuri 6. N'umuntu nawe wari wahuye n'ikibazo bw'icyo ufite, ariko arangije arabyanga. Ikintu utanze ubana nacyo. Niyo mpamvu mbinginga kwanga ikintu cyose umwanzi yakubatseho agasuzuguro k'uburyo butandukanye. Reka nsome, haranditse ngo Elisa kiza, niko handitse namwe, umupfakazi umwenda yararimo, abantu muri amadeni y'abandi. Hari amadeni bita economique. Deni economique ni deni uzishyura riri gukora. Amafaranga afashe muri banke, wavuze uko uzishyura ukayishyura neza akagufasha kwiteza imbere. Uwo ntago ari umwenda, n'ubuzima bwa business. Ariko amadeni wafashe ukaba utashobora kuyishyura, ugenda wububa kandi warayatsa abantu. Ntukwiye kwambuka muri uyu mwaka uri bihemu. Ukwiye kwishyura amadeni y'abandi. Iyo utayishyuye ubu munyabinyoma ukabeshya, tugomba kwishyura n'ibindi bisa nkabyo. Uyu mudamu rero niko byamugendekeye. Reka nsome uko handitse. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi. Umugore ufite umugabo w'umuhanuzi, ngo asanga Elisa aramutakambira ati, umugaragu wawe ari wo mugabo wanjye yarapfuye,
kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata. Tubanza turebe statement y'iri jambo, turebe icyo ijambo rivuze. Uyu mugore mwumva ibigwi byiwe, mwumva ibigwi by'uyu mugore, mwumva umugabo w'ibyo yakoraga, mwumva ibyo bari kumuvugaho byose, mwumve naba ariko nubwo bimeze gutyo afite amadeni, kandi amadeni afite natayishyura baramujyana abana, baramutwara abana. Umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi, wumva iyo stati yiwe, ni umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi, akaba afite umwenda, ideni atabasha kwishyura, kandi kutaryishyura bisobanuye ko nataryishyura ku neza baramutwara ingwate. Maze muve we ingwate, buriya yari yaratanze ingwate y'abana babiri, yafashe umwenda abwira wowe umuhaye ati ninda kwishyura uzajya n'abana. Bamwe muri mwe mufite mwagiye gutanga bakinzu banki, yewe nintabishyura muzayijyana, bize bazayijyana se nutishyura bazayijyana. Uyu rero we ingwate be bari abana babiri, noneho ananiwe kwishyura, agiye kubonabona umwishyuza ahagaze ku muryango w'urugo rwe. Za mu gitondo ati hodi hapa karibu, ati urabizi ko mu yandi cyane, ati kandi ni bibiri, ni ukuyamba cyangwa ajyana abana. Kandi ikintu gikomeye n'umugabo w'uyu mugore ntiyarakibaho. Uyu mugabo, dore umugabo rero ibintu nawe yari afite, ngo umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye. Yego, hanyuma avuga akantu ngo kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None se amadeni no kubaha Uwiteka bihuriye? Ni gute wavuga ko wubaha Imana warambuye abantu? Umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, none yubahaga Uwiteka. No hanyuma siriti atari ko yasize amadeni ntabasha kwishyura. Akicina kundi uyu mumama yanze agasuzuguro ko mutwarira abana. Mukwiye kurwanirira abana banyu, kurwanirira ubuhamya bwawe, kurwanirira izina ry'Uwiteka witirirwa. Abwira umwishyuza ati mpakanya naje kwishyura. Sinibuka yandirimba ngo mpakanya Yesu nzekwe, barayibutse? Mpakanya Yesu nze wegere, kuko umwijima ukabijemo, cyo nkeneye kugira ngo numve ijambo. Umbakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mw'isi, cyo nkeneye kugira ngo uyu mumama rero nubwo yarahuye n'ikibazo, yaramubwiye ati ndabizi ko nkurimo umwenda, ariko ntiwantwarira abana, aho najya ashakayo ishyura. Aravuga ati nta kibazo, sigara ku muryango yende kukunyishura, ndahava ari ukuyazanye. Buriya barokore ntabwo turi ingorwa, twabuze uko tubigenza, dufite ahantu twajya iyo dutewe n'amakuba akomeye, iyo tugoswe n'umwanzi, iyo dutewe igitero cyose cyaza ku muntu w'Imana. Ntabwo turi abantu babuze uko babigenza, bihebye. Twajyaga twiga muri business, muri accounting, niyo nize comptabilité muri secondaire, kaga tuvuga ngo nibyari umuntu akora icyo bita declaration ya faillite, ni ukutanga ibitabo, gatanga ipatante, ukavuga uti tini namba ndayigaruye singikora. Baratubwiye ngo si igihe ibintu byashize mu iduka, si igihe utakirangura, ngo ni igihe utagifitiwe
cyizere n'ikigo gitanga amafaranga. Niho gihe ushobora kugaragaza ko watanga ibyangombwa. Bya bigo bitanga amafaranga bitanga inguzanyo, iyo nabyo nta nguzanyo byaguha, nta numwe wakuguriza ngo gutabare, icyo gihe nibwo utanga ibyangombwa. Abarokore rero hari igihe Satani adutera byo butandukanye, bagira ngo tujye aho twabwiwe tubwire ubishinzwe, uwa twishingiye, ufite ububasha, tugacecekana tumubwira ukuri, kugira ibanga. Ariko umugore yaravuze ngo patiente, igihe tuba dukora teresharisha dokima, no ona computer kugira ngo wait, patiente ihangane. Tubwira rero tubwira yabwiye umuntu ati Zari hangana kanya gatoya ndaje. Umumama aragenda agera ku witwa Elisa w'icyo gihe, twebwe Elisa wacu ni Yesu, we Elisa wacu. Ageze yaravuga ati mbasize ku muryango kandi barantwara abana banjye, umwenda ndawemera ariko sifite kandi ni umwenda uzwi, ntabwo ari amanyanga. Umugabo wanjye yaratashe ariko umwenda twari ko ufashe twembi urananira kuwishyura, ariko ingwate bagiye kuyijyana n'abana banjye bombi kandi bazabagira imbata, ntabwo ari kubagarura, bazabagira imbata. Elisa aramubaza ngo nkugirire nde, mbwira niba ari icyo ufite mu rugo mbona aho umpera. Umudamu aravuga ngo ku murongo waho wa kabiri ngo Elisa aramubaza ngo none nkugirire nde, mbwira niba ari icyo ufite imuhira. Nawe aramubwira ngo umuja wawe ntacyo mfite keretse iki, utuvuta ko mu gaherezo. Utuvuta rero mwese muradufite, nta muntu n'umwe ubasha kuva iwe mu rugo ngo aze gusenga aya mavuta atayafite. Impamvu wavuye iwawe, impamvu ujya uza gusenga, impamvu uza mu iteraniro, hari utuntu tw'Imana tukubamo, hari akantu k'Umwuka Wera kakubamo. Sinzi idini ryawe, harimo badasengera hano, hari abaje n'abashyitsi badasanzwe basenga, ariko kuba wabyutse ugakaraba unaniwe muri kino cyumweru cyose ukavuga uti ngiye guterana, ni uko hari utuvuta. Amen. Ariko umva characteristic z'aya mavuta, ububi bwayo. Mumbwire ububi bw'aya mavuta, mumbwire ububi bw'aya mavuta nubwo ahari, mumbwire ikibazo afite. Agira ate? Oya, haro babanje kuyita izina, bayise iki? Bayise, yaravuze ngo imuja wawe ntacyo mfite murakeretse agaherezo kutuvuta. Kuki bayise utuvuta? Ni make. Niyo mpamvu nababwiye ko amafaranga make atagura imineke. Muzitegereze igiceri cy'icumi ni amafaranga, kereka niba nikubeshya. Siko yanditseho ngo amafaranga 10, cya 20 amafaranga 20, cya 50 biri mu bwinshi. Ntabwo bavuga ngo udufaranga, amafaranga. Inota y'ijana amafaranga, 500 amafaranga, 1000 amafaranga. Ako fata ya mafaranga 20 banza gura urusenda rwavamo, ntabwo nakunyagura urusenda. None ni iki kintu agura? Ariko nta n'ikibiriti, ijerekani y'amazi cyangwa buji gura 20. Kambabwire rero, baha amatangazo y'ukuri yizewe. Iyi Imana yaduhamagaye sinyibeshera, nayo irahari. Ni Imana yitanga, igatanga ititangiriye itama, igatanga itishama. Ikintu cyose Imana itanga ku bwinshi. Subira, ikintu cyose Imana iguhaye, iguha ikintu cyinshi. Yaravuze ngo iguhaye iki? Umugisha ntiyongeraho iki? Si ijambo ry'Imana. Yabwiye Aburahamu atagira n'umwana umwe, habe n'inda yavuyemo. Aburahamu nta n'inda yavuyemo, iramubwira ngo nzaguha abana umwe. Bangahe? Mumbwire umubare wabo. Bangana n'umusenyi n'inyenyeri zo mu ijuru. Iyi Imana yaduhamagaye ni Imana iteye gutyo. Imana uzi ko yamuhaye igihugu, ntabwo Aburahamu Imana yamuhaye igihugu, yamuhaye icyo bita kontina. Kontina ni umugabane. Yamuhaye Aziya, yaramubwiye ngo ku nyanja ya Mediterane
hariya mu burengerazuba bw'iwanyu ku butayu bunini bwo muri Afurika, hirya yongiyo yamuhaye igihugu, yaramubwira ngo amaso yawe ntago abasha kukireba. Iyi Imana yaduhamagaye ni Imana itanga itishama, yaduhaye n'ijuru, igafata umuntu utagira n'ikibanza mu isi ikamuha ijuru. Ndetse si ijuru ni igihugu. Muri byavuze ngo igihugu cyiza kiradutegereje. Tekereza na iyi Imana sindi kuyibeshyera, ni Imana itanga ititangiriye itama. Yabwiye muri Maraki ivuga umwuka, yaravuze ngo nubwo ifite umwuka wayisahutse. Byarantangaje. Igiye gutanga amahoro, yaravuze ngo ndabaha amahoro atameze nk'ay'isi. Urumva ni amahoro isi itagira. Iravuze ngo nzabaha umwuka ngo ntibishoboka abisi bawuhabwa, nzawuha mwebwe. Nta kintu Imana itanga gikeya. Yagiye kuduha umwana wayo. Rero iyo muvuga ngo aduhaye amaraso, ngo Yesu ngo yamennye amaraso, ubuvuze ibintu bito. Ntabwo Yesu yamennye amaraso gusa, kuko amaraso nawe ajya ameneka. Urutse kwitima amaraso arava, gusa si amaraso. Yaduhaye ubugingo. Ubugingo mutse bivuze yarapfuye ngo mbeho. Imana itanga, igatanga umwana umwe igira umwe, kandi muha wowe ikaguha umwana nawe akaba afite kamere zase, yaza yari gufata amaraso yo mu gacupa ya hano yandi bajya bapimisha. Ntago muyazi bajya batera hano. Bigeze mutanga amaraso kwa muganga, wabonye bayamaramo se batwara ngana gute? Ishe cya litiro n'icyo batanga uke. Yesu ugize ngo nabo bamukuyemo duke se? Yarapfuye wese. Ni ukuri Imana. Haleluya. Imana ibaha ibintu byinshi, ni guha amahoro uyabone nyine. Amahoro aterwa n'ibiryo, adaterwa naho waraye, bene wanyu batagira, aterwa n'amashuri. Imana irayagira. Ndatanga amatangazo ko Imana yaduhamagaye, igiye kuduha iduhitisha. Korera kubera ko twamenyereye gutanga utuntu duke, iyo tugiye no kuyisaba turayibabarira. Mana rwose urabyumva, keneye inzu kandi ntago nayibona muri Gisenyi, kibanza kirahenda miliyoni 20. None Mana kubera ko uko ndumere nabi, ndakwinginze uyibabarira. Itagusabye imbabazi. Uzapfe kumpa inzu, wenda umutwe ujya uraramo, amaguru ari hanze. Urababariye Imana ngo yorohereje. Mbese uyu mudamu rero kashaka kubabwira ibintu bike muri iki kibazo. Kandi muhakana ugende muguriye umuneke amafaranga 20. Nimubona muze mumbwire. Nkeneye isima, ntago igiceri cya 500 kigura isima. Ubwo nimuyibona muyinzanire, nta kibazo birwaye. Yewe ntago mbabarira Imana ngiye kuyaka ikintu cy'akuzuye. Sinyanyaka irobo, sinyaka inusu. Nabyumvise. Amen. We kubabarira Imana. Ejo hari umuntu waje ngo umusengere, noneho araza umuntu aje umusengera akavuga ibintu bito, abikundesha umwanya. Arambwira ngo yari umuntu w'umumama uhuye n'ibibazo byinshi. Noneho ngabwira Imana, ukuntu yabwiye Imana ngo Mana rwose ngo ndabizi ko nababaye cyane, uzanyihera ubugingo. Ngo mubabaro wumfite ngo nta kintu mama cyawumara, ariko uzamuha ubugingo uzanjyane mu ijuru. Ndavuga ugiye guhungira inzara mu ijuru, nta soni ufite. Urashaka guhungira inzara mu ijuru? Arambwira ngo none se ngo ntihariyo Mana yahishwe, tuzajya kuri Mana yahishwe. Umve yananiwe kurya ibyo kurya biri muri Gisenyi, hari abarabigurisha. Ya Mana ye izamuha ibyo byo mu ijuru muri Gisenyi atabasha kugura imbuto. Namubwiye ngo mu ijuru nta byo bibayo, nta byo biba mu ijuru, nta manya ibayo, kandi ngo hariyo amata n'ubuki ntayabayo. Batise ko hakanye Bibiliya, ntabwo nyihakana. Bibiliya iravuga ngo iby'amaso igeze kubona. Nese amata ntimwayabonye n'ubuki, bitatekerejeho. Nese pome ntabwo uzitekereza n'uzizi. Ibintu muzabona mu ijuru bitaba mu isoko rya Gisenyi. Yesu nashimwe. Ndashaka kubasaba rero mutarajya mu ijuru, mwe guhungira umubabaro mu ijuru. Nta mubabaro ubanze. Nabonye n'indirimbo kuki gutwanya indirimbo mbi cyangwa zifite amagambo abashyigikira. Nta ndirimbo mbi ibaho. Indirimbo ivuga ngo umukiza wacu ashobora kutunezeza iyo yose mwagiye muyisima.
niba mushaka umubabaro iyo yo mwayikuyemo. Ndashaka kubabwira ko uyu mwami waduhamagaye azaguha amahoro. Ijuru utumva uri hano ni ukuri naryo uzajyamo. Ijuru utajya wumva uri muri Gisenyi ntibazari guhanuzuka. Uzabanza ubwami bw'Imana bwe mu buzima bwawe, ugira umunezero utangwa n'Imana, ugira ibyishimo, amaganya hunge, noneho ujya mu ijuru warabanje kuritunga. Ubu wajya mu rugo rw'umusore mukajya gukundana ku munsi wa mariage nta mutajya muvugana. Ndashaka ko Imana mubana neza mukiri mu isi, mwazajya no mu ijuru bakenda mwishimye. Uyu mugore rero yanze agasuzuguro k'abadayimoni. Ndagira ngo manje agasuzuguro k'abadayimoni mwe kwimera ko Satani abacunaguza. Aramubwira ati harutundu ufite tutuvuta. Aha Yesu avuga ati ubwo duhari nta kibazo, ariko aramutegeka. Ngo ari ikintu yamubwiye ngo iki? Hari amavuta yamuhaye. Mwari muzi ko boro ijambo ry'Imana tubabwira ribakiza. Buriya nta kindi muza gukora hano. Yo waje mu nzu y'Imana niyo ryaguhinduye rikugira uriwe, nta kindi uyu mugore bamuhaye. Baramubwiye bati ufite iki? Tutuvuta. Hari icyo tumaze? Ntacyo. Ndagira ngo mwange ubukristo budakemura ikibazo mufite. Mwange umwuka wera utakurinda ibyaha. Ibintu byose bitoya bidakemura ikibazo mu byanjye. Ubuzima bw'ubukristo bukura ibyaha mu bwanjye. Genda ibintu ufite bikeya bidakemura ikibazo muri aya materaniro, muri risengesho, muri kino cyumweru, muri kuno kwezi, uvuge ngo ndashaka umwuka wera, ndashaka imbaraga z'Imana, ndashaka amahoro menshi. Mugende mwaka Imana amavuta abakurura umwanzi ku muryango. Nimwanga rero uzahinduka umuretwa. Nozo nsoma muri Yesaya 20:27 ijambo ryiza cyane byambwiye. Yesaya 10:27 haravuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzagira gute? Uzakuvaho, uzakuva ku mugongo, kandi uzakurwa no mu buretwa bagushizeho. Hari abantu bajya bavuga ngo hari ibintu babahaye. Ngiye murabizi ko bitafata. Mubizi ntababwiriye. Simaze imyaka 4 narababwiye ko ngiye nta kintu kimfata. Ntacyo watega mu nzira, ntacyo wanyoherereza. Kuva twabana muri mwumva ntakara umutwe ngo bakinyoherereje igihembe. Hari ibintu byavuga ngo niba ari ibitama, hari n'ibitama sinzi ibintu ngo jya wohereze n'ahanga. Biriya bintu rero yavuze ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uza kuva ku mugongo, kandi uzakurwaho no mu buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzavanwaho n'iki? No gusigwa. Hari amavuta y'Imana gusiga ku buryo imitongero, karande, ibyo mu kirere, ibyo ku butaka bidakora. Bibiri kabanga icyakora bazaterana bakwigaho bicaye mu nama ari wowe bashyize ku rutonde. Imana iravuga ngo singi uzaba bateranyije, ariko bazatatana baciye mu nzira zingahe? 7. Kuki mudafata amagambo yanyu ngo muyizere, mugahita mufata amagambo y'ababigaho? Ngo mama ngo yaramvumye, ngo data warasaze. Iyo mivumo impamvu igufata biterwa n'utuvuta tukuriho. Ye nta muvumo ufata ungubaho ntawe. Kuko umunsi natandukanye na mama mvuka nari mfatanye nawe. Namubizi ko dufatanye. Bazana isizo, niba ari isizo, niba ari urwembe, niba ari igikenyeri, sibyo bakoresheje. Aya kugira ngo mendiho barakase mba ngewe. Kuba ratandukanye na nyoko ntabwo akwiye kuba nyoko wapfuye ari ukuyobora, ari utumusinzira sokuru nyoko. No, kubera iki? Yugeze muri Yesu ukinjira ariko apana si muri adepere navuze, sino muri korari, sino mu budiyakoni n'umushumba. Yugeze muri Yesu n'urugendo n'ahantu. Uyu muntu ari muri Kristo Yesu. Ariko ibyo jambo naryo mwari muzi ko riri mu yo wagenewe. Iyo umuntu, iyo umukobwa, iyo umusore, iyo umumama ageze muri Kristo Yesu abaye iki? Nouvelle créature. Icyaremwe mu yandi magambo bamusubiramo. Iyo ugeze muri Yesu baragufata bakagusubiramo bakakuraho karande amagambo bakwatuyeho. Umunsi ugeze muri Yesu hari andi magambo mashasha simbura ya kera. Mwari mubizi uriya biravuga ngo noneho abari muri Kristo mwarabimenye. Ntagara bari muri ADP, ntagara bari mu mpuhwe
saba ari mu mahoro, saba ari ku ruhimbi, saba ari muri Betelehemu, noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kubera iki? Hari itegeko, itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryatubatuye iki? Ububata bw'icyaha n'iki? N'urupfu. Kuki mwanga kwizera amagambo mazima yabagenewe mukizera iby'abakecuru n'abasaza n'ibyo bavuze mudahari? Ndagira ngo mujye muri Yesu, mwegere imbere, o karande zitaba fata. Amen. O karande fata. Aho urya uburozi waburiye ukaburuka. Umuntu yigeza nk'ikirusi ikintu mu bugari neza, yarakirunze, yaraburunze, ariko ayaraburunga, amaze kuburunga bashyira ku isahani, arambwira ati yoherwa. Kandi mfite ijambo rivuga ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera ni 5. Bazavuga mu ndimi nshya, cyo ni ikimenyetso. Bazirukana abadayimoni mu izina ryande ryanjye, bazashyira ibiganza ku barwayi bazakira, niba gicisha ntacyo kizaba, bakiriye ntacyo kizabatwara. Noneho ndangije bakimpaye kinyagwa, nacyumviye ku meza, ntabwo nagiye nyumva natashye, bazarunze byinshi, nagiye kumva numva biraruze. Twagase ibintu byawe kumeze nk'umubirizi n'umuravu, ati komeza nta kibazo rwose biraryoshye, ariko numva ibintu kandi zari inyama zisa neza zikaranze zirimo tomate zitukura ziriho n'ubugari. Kandi ko tumaze no gusenga, yaravuze ngo tubahe dushima Imana, ngo Mwami Yesu, ngo turi imbere yawe, none tugiye karwe nariye ngenyiriwe ntitwasangiye. Yarambwiye ngo rwose ngiye nari nta kibazo, umugaragu wawe rero ngo nagiye ngajya gufata ifunguro, ngo rimugwe neza mu nda, ngo kandi ukoremo ikintu cyose ngo urigeze uritunganye. Agira ngo ntibifata, agira ngo ntibikora. Yasenza azi ngo ni imikino, amaze kubiteka agishyizemo, arangije arasenze, amasengesho agitesha agaciro. Ndiye numva birarura, atongera ntoya, numva ahubwo umubiri wanjye ugiyemo imbeho, mpita muganyira kantu ryama, sinzi ko ari we wabikoze. Hanyuma byanyujwe rirambwira ngo taha meze nabi. Agenda ngeze mu guni hasi, kandi ari umupasiteri ntagarike. Noneho madamu arambwira ati wabaye iki? N'uruntu ndiye. Abagore rero bashaka ko mubwira aho ngiriye, aho nakubwira sinshobora kukubwira aho nakiriye. Gurutunini ndatunywa byose byabera imura, byose ndabigarura, ndabiruka, ndakira bamuzima. Kuva icyo gihe ntacyo nabaye. Ubu namwe nubwo mwigirisha mwitetesha, mwariye byinshi, Imana niyo bakiza. Ibyo muzi ni bikeya, hari urugamba Imana yarwanya utazi. Imana nishimwe. Ndashaka kubabwira ko rero umutwaro baduhekesheje, badushyize ku mugongo, uzadukurwaho ari uko dusizwe amavuta menshi. Niyo mpamvu nifuza ko tugira amavuta menshi. Wa mudamu rero hari ibintu bamubwiye, rero baramubwiye ngo nta mavuta tuguha, turaguha ijambo rizamura amavuta. Ijambo rizamura uriya, ijambo rizamura amavuta ufite. Genda arumvira, ujye mu nzu yawe, ufate ba bana bari bagiye kujyana, bashyire mu cyumba cy'amasengesho, ariko nurangiza ujye gutera ibindi bakantu cyangwa kubabwira we gata we tutire bingahe. Ese naho mwari muhazi cyumukunda ibintu bikeya, kimushaka korohereza Imana n'ababazi yabasabye. Niyo mpamvu tutitaye kuri bije ibi bizagura, tutitaye ku mafaranga bigura. Tuzakora urusengero rwa mbere mu Rwanda, urusengero muri kubona rugo rukimeze nirurangira, azaba ari studio, abantu bazajya bakora ingendo baje kurusura. Aho tugeze dukora ibyo design dufite yo kuzarukora,
azaba ari studio bazabaza gufata indirimbo bose bahurure baza hano ruzaba ari ruto koko tuzaba ku rundi runini cyane ariko urugo ruzaba n'izo ntebe muriho zigomba kuvamo ntabwo urusengero tuzubaka kuve n'izo parasitike zo nizo mu bukwe zazijyane mu bukwe intebe zizaguma nazo zirabizi izi ntebe nazo ziri kumva ko zisigaje iminsi mike zikagenda muri buka ibitambaro biri hano mu rusengero ntimwari mwarabyemeye ngo tubane nabyo ntabwo tuzemera uburetwa tumaranye imyaka ugenda ujya mu buzima bwawe ikintu cyose cy'umwijima gihari ucyange mu izina rya Yesu ku cyumweru ibi ntabyo muzahasanga ibi binyagwa bihagaze nabyo birabizi ko bisigaje amasegonda byagiye biviriye bikambakamba dore ho bije kwirunda nabyo bizagenda amen mugomba kwanga uburetwa bw'abadayimoni uyu mujyi wa Gisenyi wigeze ubu wa mbere mu mwanda mwarabimenye mwari abambere mu mwanda bizwi sinzi nyakubahwa gitifu icyo gihe niba ari wowe yoboraga ariko byigeze bavuga ngo umujyi wa mbere mu Rwanda ni Gisenyi Gisenyi imaze imyaka izwi igira amahoteli ituranye na diyama n'amahembe y'inzovu na ribuyu na mofi ukagira umwanda koma mwari abambere mu none mwararakaye muri kuzamura amazu bitangaza byarabaye noneho turi mu isuku igihugu cy'u Rwanda buriya ubuyobozi Imana igibuhamagara nabwo bukurukana abadayimoni buriya abadayimoni birukanywe n'abayobozi mubizi hari abadayimoni abayobozi b'inzego bwite za leta birukana kamabwiye nk'urugero k'amacakubiri y'amoko mwebwe mutabayeho mu gihe byabagaho mwari muzi ko twagiraga n'imodoka zifite amoko abantu b'abana se murabizi twagira imodoka ifite ubwoko gohoya twagiraga imodoka zifite ubwoko n'ibituruka aho bita mu Ruhengeri polisi y'abagizi yabonaga imodoka ivuye mu Ruhengeri ivuye Gisenyi n'ivuye n'ibyuma harya sinzi ni nka hatatu ikitambukira no zagiraga amoko kora plaque tori buzige ngo uje nguza ubwenge ngo n'umwanda ngo zubwenge ngo uwa mbere ibyo soba ntabwo byakorebaga igihugu kije kiravuga ngo dayimoni w'amacakubiri toka mu izina rya Yesu ntimuri kwiga mwabana mwe hari umwana babazi yaturuka none niba leta ifata imyuka mibi n'abadayimoni ikabirukana ikoresheje ububasha Imana bahaye kuki abarokore bo babana n'imyanda babana n'amacakubiri babana n'ingeso mbi babana n'amagambo kuki mwebwe mwabana n'ibintu na leta ica bikagenda ubuseka amabwire murabona aya mapave dufite hano hanze nibi tugiye gukora twari twaranze kubikora kandi twuzuye umwuka wera baduha urwandiko ubwo rwandiko bampaye ejo ku karere bampaye bwo kwirukana umwanda hano biza ngo ndaguza kugenda kandi ari bari wabampaye gusa ndashaka kwabwira ko hari igihe umuntu abana n'umwanda akabana n'imitekerereze ipfuye akabana n'amagambo akabana n'amazimwe noneho Yesu yaravuze ngo ubwo buretwa buvanwaho n'iki no gusiba reka nsoze kugira ngo ntaza gutinda ariko umwaka utaha hari ibintu nifuza hano kandi bizaba ndashaka ko dukora umushinga w'ububyutse abarokore bo ku rusengero mukagira ububyutse cyo kuba twaraguye twagwa mu rusengero tukasubirana urukundo twagiraga iyo nimuhita mu rwangano imbere yawe hari guhitamo kuba mu nzangano mu matiku turifuza kugira abantu b'Igisenyi bagira urukundo indangagaciro zituranga ndifuza kubona abantu mu rusengero batajya bavuga abandi ku itariki ya mbere yo gukiteka z'ukwezi kwa ubunani abavuga abandi mu bavuga uhereye none kugeza bucya ubunani buba nyuma y'iyo tariki umuntu uzongera kubona ari kuvuga umuntu mwene Bibiliya yaravuga ngo mwene so nakora icyaha umuvuge umusange muri babiri mwiherereye uzirinde kwicara ufata ibintu wumvanye umuntu ibyo wamubonanye ibyo wamwumvanye niba nta gihamya bifitiye ceceka kandi umukunda musange ugende umuguru uti mfite amakuru nakumviseho se byaba ari ukuri ariko kuva mu kwa mbere mubona umuntu ugenda avuga umuntu yaba ari mu rugo rwe zamuge ati wowe ntabwo wamye byabaye ibyo ntabwo bizana ububyutse umuntu uvuga abandi ni umunyamazimwe no mu ijuru ntabwo azagerayo mu ijuru bazafata abantu hari umuntu wigeze ngabona mu ijuru ngo bapima abantu bagiye bavuga abandi ngo babe hari icyuma ngo cyagendaga ngo umuntu akozaho umunwa bakareba amagambo yavuze
noneho ngo umuntu ageze mu ijuru rero ngo bagenda bakoza cya cyuma bya byuma bajya bagenda bakoza ahantu hose bya bindi mwana bifite bajya bakozaho cyo bajya koza ku muntu bati hano rero ntabwo bigoye shyiraho umuntu ngashyizeho gutya umuntu uhita ufata noneho ngakuyeho urakomeza urakuruka. niyo mpamvu toro rya Gisenyi kuva mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere uwo muzongera kumva ari kuvuga umuntu akamuganira amwandagaza amuvugaho ibibi n'umuvugaho ibyiza nta kibazo ntago bizakwanduza, ariko umuvuga umuntu ibintu bibi umbwira mugenzi wawe uwo munwa wawe uzakururuka kandi ntawe uzawuvura. icya kabiri, umuntu uzagenda akazana inzangano icyo azaba zishingiyeho cyose muzamubwire ko atabarizwa hano azasha kandi yimukira ukuye hano. umwaka utaha ku itariki ya mbere tuzatangira guhindura uko twitwaraga. icya mbere muzamuvuga ibintu binini, muruvuga ibintu bitoya azimukira ahandi, kubera ko Imana yacu ari nini. mujye muvuga ibintu binini biri positifu. niwivugaho ibintu uvuge binini, nivuga ku bana bawe uvuge binini, ibi muzabibiki mushaka ibyiza birahari ari byo muvuga. nimwicara mu rugo muvuga Imana, nimuyivuga izaza. amen. nta muntu wemerewe gutekereza ibintu bitoya w'Igisenyi, kuvuga ibintu bitoya oya. umwaka utaha twasha kubona abakristo babohotse, bakuyeho imitwaro, bakuyeho uburetwa bw'amagambo bw'inzangano, kutaramukanya amazimwe, kandi umuntu uzabikora tuzamuhagarika imbere y'iteraniro. azaze hano yisobanura umunwa wawe mbere ko mu ijuru bazawukurura. tuzabanza tukuzane hano uze hano, mbere ko mu ijuru bazakurura umunwa uzabanza uze hano. abanyamagambo mwese muhawe iminsi, hasigaye iminsi ingahe umwaka ushira? 15. muvuge vuba rero, uvuga vuge vuba, ufite abavuga bavuge vuba. mu kwa mbere nta muntu wemerewe amagambo, tuzamuhagarika tumwirukane hano, ntabwo azaba ari uwacu. umuntu ufite inzangano azava hano. turashaka kugira umwaka w'ububyutse, turashaka abantu bavuga ibintu biri positifu, ibintu binini bisa nk'uko Imana ivuga. turashaka abantu bikuraho uburetwa. reka ndebe soze ntaza gutinda, kandi bahaye abantu indirimbo imwe, ariko umwaka utaha uzaba ari umwaka w'amahane. mugomba kwezwa ibyo muzaba muri abarokore Yesu yaza agatwara, twanaguherekeza. uzaba ari umwaka w'ububyutse, umwaka wo kwezwa, umwaka wo gusoma Bibiliya, umwaka wo kuririmba indirimbo z'Imana. ndanifuza ko uzabona umwaka w'amakorasi. nabyumvise korari yose iza kuva ku itariki ya mbere izageza hano kuririmba, bakayiha indirimbo ebyiri. indirimbo ya mbere muri ebyiri muzamushaka indirimbo turirimba twese, ibananiye muri imwe mujye kwicara. umuyobozi azaba ashaka indi aze kwibashyiriraho. sinshaka kubona abantu bifasha gutya ngo ni abagabo ngo barakomeye, ngo ni abagore bameze batyo. ntabo dushaka. mwese mugomba kuzajya mutahana umunezero. amakorasi yacu akagaruka ya kera. turashaka koza amakorasi. ari amakorasi yadufashaga, ntabwo muyazi. nubwo mwigira gutya aya makorasi yaduhembuye, ntabwo muzi amakorasi mushumba. amakorasi n'uwo uzaba yashinzwe. muramwemeye? niwe muyobozi uzaba ushinzwe amakorasi, uzaba byamunaniye kuturirimbisha, kuko uraza ukaririmba twicaye twumvira ukuvuga. ikorasi igira amagambo make kandi tujyana mu mwuka. mwabyumvise? uwo bizananira azava mu rutonde ushinzwe amakorasi, nawe uzi ko yafite menshi kandi ya kera. azamura amavuta y'umwuka wera, azamurwa n'ikorasi, azamurwa n'urukundo, azamurwa no kuvuga neza. nta muntu wemerewe kurakara umwaka utaha. kuvuga nabi ntibyemewe, kurakara ntibyemewe, kuvuga abandi ntibyemewe, kwiganyira ntibyemewe, amagambo ntiyemewe, acakubiri ntiyemewe. nta munebwe wemewe hano Gisenyi. umuntu w'umunebwe ntabwo tuzemera ko tubana. niba Yesu azaza n'uriya mwaka utaha, Yesu niba azaza 2025, yaravuze ngo bamwe bazaba bari hejuru y'igisenge bari gukora iki? kubaka. azabasange hejuru, azabavane mu ijuru abakuye ku gisenge hejuru. abandi bari gusya ku rusyo, umwe azajyana undi asigaye. inkombe zamwe gusonga azagusange mu gikoni. ntibujye muba ngo muzamuza kwezwa mu rusengero mugeze hano. no, muzamezwa muri mu isoko, mugende muri abarokore, ku buryo nibakubaza ngo kuki utakimeze nka kera
atuye n'umwaka w'ububyutse wo kurwana na satani n'abadayimoni. Amen. Niduhura umbwira amagambo nzakwandika. Tuzaba nk'abanyeshuri uwo muzamuva wese avuze amagambo mujye muzana izina rye. Umuntu uzumva yiganyira muzaduha urutonde rw'abiganyira. Uzavuga karande kandi ari muri Yesu uzambwira uti egera imbere va muri karande gerayo bivaho. Amen. Reka niya gutinda mvuge ibintu birindwi twigira kuri iyi nkuru ya twasomye. Ikintu cya mbere ngewe nigiye muri iyi nkuru dusenge kugira ngo twumve n'ibindi bikorwa by'uyu munsi. Ikintu cya mbere nigiye muri iyi nkuru y'uyu mubyeyi nibutse yuko bitika mu bya birindwi byose turaza kubibonamo. Icya mbere byanyeretse ko Imana yacu ari Imana y'imbabazi nyinshi igira impuhwe kandi ikiza. Kubona uyu mubyeyi yaragiye afite ikibazo cy'agasuzuguro bikarangira agasuzuguro gashize, byanyeretse ko Imana yacu ari Imana ikiza. Nabisonye muri Zaburi 3:8. Iyo ni isomo rya mbere namukuyeho. Nzajya njya imbere y'Imana ntabwo nziganyira ningira ikibazo nzasanga Yesu nzakimutekereza kandi azantabara. Muranyemereye namwe muzaje kumureba. Yesu aratabara. Haranditse ngo muri Zaburi 6:8 haravuga ngo muririmbire Imana, muririmbire izina ryayo, izina ryawe, muririmbire izina ryawe, izina ry'Uwiteka rishimwe. Mu buryo akanyuma abari gusoma mukira mute mahoro Imana iki inyuramo mu butayu iri mu igare, izina ryayo ni ya mwishimire imbere yayo. Ndashaka kubabwira ko abantu mwese muri amateraniro y'Imana yaduhamagaye ni Imana idutega amatwi mu ngorane mu kaga. Iyo wiyemeje kwivana mu buretwa washyizweho n'ibihe n'iminsi, Imana yo mu ijuru, Imana ikintu utakwikuraho utakwishoboza, Imana ikidukuraho. Ndashaka kwishimira kuko yumva gusenga kwacu. Nigeze mba mu mwenda witwa Rambere. Narawubabwiye. Rambere se nibabwiye. Rambere ni amafaranga ugenda ukavuga ngo ngewe ngo miliyoni nzajya guhamagara 3 buri kwezi. Tekereza nawe uzajya guhamagara 3 buri kwezi ari amafaranga arimo abadayimoni. Yumaze kuyabona nta muntu n'umwe ndumva wayishyuye. Namwe muyarimo n'ubwo muri kundeba mumeze nabi. Amafaranga Rambere sindigera mbona umuntu wayishyuye neza. Turayafashe rero. Yari nangahe se kwena makeya? Yari 200. Ubu 200. Arangije uwo muntu harambwira tuzuye nka 40 buri kwezi. Nari mfite aho nzayavana. Abafata Rambere bafite naho bazayakura. Kwezi kurashize ndayabuze muhaye 40. Kwa kabiri 40. Kwa 3 40. Kwa 4 40 narayabuze. Maze kumuhandi 200. Nandi 200 ntiyavuyeho. Ndavuga nti nukuri uyu mugozi ntuzamvaho. Ukimona 40 simbone kapitali, simbone ayo yampaye. Nagiye mbwira Imana nk'uyu mubyeyi. Mwami rero nukuri ntayo nzabona. Ntunushaka kuntabare. Uyu muntu dore nabaye yamfashe mu mugozi yaranziritse ntagazandekura ntabana. Iyi Imana sinyibeshera kuri aya manywa. Imana yumvise gutaka kwanjye. Iragenda ishaka umuntu sivugana nawe simuzi. Iragendera mubwiye ngo hari umuntu ufite umugozi bamuziritse ntabwo azawikuramo. Fata 200 yamushiri. Umuntu arampamagaye ati ko nifuza kuzagira mu rugo iwanyu. Sinamuzi nturinde aranyibwiye. Ndakuzi no gutanze nta kibazo. Muhaye gahunda nimuhaye araza asanga sipari. Ntinari naje ndese hajya ni wowe ndi. Ati ni wowe ni mwavuganye. Yewe ntago mpari nabyibagiwe. Mugora se arahari ni ntawe. Ntiyagiye kurepeta. Yagiye gukora repetition i Remera. Ati ntageze mu rugo reka njye kumureba nibona dusenga isengesho ntaye. Tusawe genda umurebe. Aragenda agira Remera ambwira ati neje kubasura asanga mudahari. Ndavuga n'umugabo wawe ariko yambwiye ko yabyibagiwe. Ati ntabyo yambwiye bazana yarabyibagiwe. Ageze mu rugo avuga ati umwuka wera yambwiye
ngo mufite ikibazo hano cyabakomereye, ampa 200 ngo nyabazanire, byaba ari byo cyangwa navangiwe? Amubwira ati ni ukuri mfite umugozi wa 200 unziritse, Imana yankuyeho uwo mwenda. Ntimuyite make, mu gihe cyanjye icyo gihe nari merewe nabi nka 200,000 mpora nishyura inyungu narayabuze. Imana ishimwe ko yumva gusenga. Niba ufite ikintu cyanze kukuva utakwikuraho imbere y'Imana, uyibwira uti ni ukuri ntabwo nzakivamo. Muyibwize ukuri. Ejo mu masengesho turasenga y'iminsi 5 namaze kumenya ko Imana dutegeye amatwi, ijya yishyurira abantu amadeni, ibonye nta bushobozi, nta mutima w'ubugome, ikabona utaranze kumwishyura, Imana irishyura. Barabyizeye namwe? Hano haje umuntu hano bamambuye miliyoni, hano umuntu yagenda aho umuntu miliyoni nawe ngo yarambe, aho umuntu miliyoni ati nzajya nguhamagana. Wa muntu aca harigendera. Uwo muntu yari yakoze ka saving, agenda yegeranya udufaranga twiwe, tugeze ku miliyoni baratugutwara. Wa muntu aciyeho yigendera i Bugande, aramubura. Ejo bundi araza arambwira ati yaranyambuye nanamubuze. Nambwiye ngo nkubwire, reka tusenge Imana imukwishyurize. Uzi ko uwo muntu wamwambuye yageze aho ngo umwuka aramubwira ati ariko kandi yari umurokore, wumva yari umurokore waguye. Umwuka aramusaza avuga ati ariko ko ubu uzajya mu ijuru n'abantu wambuye. Aravuga ngo ariko kuko nambuye benshi, kamere kuri mwene data disi yambaye nka mwene data kandi ko arasenganaga yatumbaye nawe ntahadukura. Wari uzi yuko yayamuhaye akayamwishyura? Ni ukuri Imana igikwishyuriza n'abakwambuye. Icyambere nakuye muri nyigisho nuko Imana ushobora kwishyura umuntu ikintu cyamunaniye. Icya kabiri nakuye muri nyigisho nuko Imana ishobora guhera ku tuntu dutoya ishaka gukora ikintu kinini. Ni ukuvuga ngo utuvuta twuriya mugore, uriya mukecuru, uriya mu mama, iramubwiye ngo ugende ujye mu baturanyi utire ibindi byinshi, tutire bike. Twa tuvuta dukeya ufite turaza kuvamo igitangaza. Nzi neza ndashidikanya Imana yampamagaye, yampaye ibintu bikeya mfite by'Imana, nshobora kubishyira Yesu akabihindura ibintu binini. Icyo ndakizi, ndashidikanya. Uyu mumama utuvuta ni dukeya, ntabwo tuza kwishyura umwenda abamo, ariko ageze imbere ya Yesu yumviye icyo Yesu amubwiye, akoze iby'Imana imubwiye, igitangaza cyarabaye. Icya gatatu, uyu mudamu namwigiyeho nicyo bita obedience, kumvira. Yaramubwiye ngo genda, yaba ari wowe ari kuvuga ngo narinje ngo mpa amavuta none ngo ngende, ntabwo yarakaye. Yavuze ati ntegeka, ati genda, njye hehe, usubire mu rugo, nkora iki, njye mu baturanyi, nindangiza tiri ibindi bingahe byinshi, bikoresha iki, suke mu tuvuta, hanyuma nibimara kuzuza tuvugane. Iyo atumvira, ndashaka kwabwira ko nubona umushumba babwiye ngo umuhaguruke ukanga, uzaba uri mu gasuzuguro. Buriya kumvira birakiza. Ndashaka kwabwira ko umuntu wumvira icyo Imana imubwiye, buga niga tubabwira duhagaze mu butware bwa Yesu, nabyo birabakiza. Ibintu dirije ababwira birabakiza. Amagambo y'Imana, iyo turi mu butware bwa Yesu, warumvise amagambo y'Imana ngana gutya, waravuze Imana. Niyo mpamvu uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzumva ko Imana n'abarokore. Uyu mugore yahaye agaciro ijambo rya Elisa, ariko raterike rimeze. Aravuga ngo Elisa arambwiye ngo ninge mu nzu, ajya mu nzu, wikingirane, arabikora, utire ibindi arabikora. Amavuta yazamuwe no kumvira. Abantu batumvira abafite umuvumo ukomeye. Niyo utumviye igihugu, buri hari ibintu bitatu Imana itindaho, igikomeraho: igihugu, itorero n'umuryango. Ibintu bitatu. Niyo mpamvu usuzuguye igihugu, ugasuzugura inzego z'ubuyobozi Imana yashyizeho, urakubitwa, haba hari ibihano. Iyo usuzuguye itorero, nyiraryo agendana imfunguzo, agendana amaso 7, agenda agitegereza. Igihugu, itorero n'umuryango, izo nzego 3 muzitondere. Mwabane mu musuzugura ababyeyi bababyaye. Njyoko yakubyaye arakonsa araguheka, ariko uri umunyagasuzuguro, nta mugisha uzabona. Hari umugisha uba mu kumvira ababyeyi, utumvira itorero, utumvira ababyeyi, utumvira igihugu.
utacyumviye ukivamo ubigicamo ukagenda. Iyo utumviye itorero uracibwa, iyo utumviye umuryango uracibwa. Niyo mpamvu umwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka wo kumvira. Yesu nashimwe. Mumbabarire kuba mvuze gutya, ariko hari igihe bimbabaza, umva binteye agahinda kuza gushuka abantu b'Imana bakakuramburaho ibiganza. Ibintu byose bavuze ntabwo byakoze, ibintu byose bavuze kuri ba bana ntabwo bizakora. Bari ibisambo byibye mariage, ari yiba, baza hano barabashuka kugira ngo bazasubire mu murongo, bizafata urugendo. Cyakane nigira kuri uyu muntu w'umumama, sinshaka gutinda kugira ngo kuba ibindi bikorwa bindi biza kuhaba. Uyu muntu, uyu mumama yarazi kubana na communauté, yari afite icyo bita collaboration. Ndashaka kubwira abantu wese muri aho, ubukene ufite bungana n'uburyo ubana n'abantu. Hari abantu bicaye hano ngo basaba umugisha. Niba utazi kubana n'abantu, hari ibisubizo biba mu bantu. Iyo wananiwe kubana nabo ngo ngewe ngo ntacyo byambwiye, ngo azaba njyenyine, sinshaka kungerera mu byanjye, ngo nta mungeneye, sawa. Iyo uyu mugore aza kuba ameze nkawe, bamubwiye kujya gutira ibibindi mu baturanyi, bagira ngo barebe ubundi se ko ushaka kubana n'Imana, abandi ubanye n'abantu gute. Nimwige kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kurwanya uruhande, mubane n'abagabo muri hano, mubane n'abagore banyamahoro. Hari umugisha uri ku mugore wawe, uri ku mugabo wawe, hari umugisha uri mu bavandimwe bawe, uri mu baturanyi wo mukorana. Uyu mugore yarazi kubana n'abaturanyi. Nkubaze wowe wavuze ngo uzaba unyakamwe wigenge, uyu mudamu yarazi kubana na community. Umuntu utazi kubana n'abandi ntashobora gukira, ntushobora. N'Imana ikeneye abantu, nangazwe wowe. Imana ari ikeneye Mose ngo avane abantu kwa Farawo bajya muri Egiputa. Imana yikeneye Yesuwa ngo asimbure Mose. Niba Imana ikenera abantu, wowe ni gute wabaye nyakamwe? Iyo ni imico itakwiye abantu b'Imana. Icya gatandatu nize kuri uyu muntu, icya kane ngeze ku cya gatanu. Aha, naje kumenya amakuru kandi yizewe yuko Imana itubura icyo twayizaniye. Iri muri Yohana 5:9-13. Yesu yari ari mu giterane, abona burije, abaza abantu ngo abigishwa bwa Yesu ngo sezerera abantu batahe. Yesu aravuga ati ntibagerayo, dore bashonje kandi ni kure, reka tubaze tubaha ibyo kurya. Baravuga ngo twabikura hehe ko abantu ari benshi, ko n'amaduka yafunze, ndetse nta na boulangerie yakora imigati. None umwe aravuga ati ariko hari akana nabonye hano gafite ifi zingahe n'imigati 5. Yewe nabwiye abantu bahana Gisenyi badashaka gukora, kudufasha gukora. Udashaka kudufasha gukora azabireke. Biturangiza uzaza uhagarare hano ushima Imana ko wakize utadufashije. Abatadufasha mwese muzaze turangije kubaka, muhagarare muti haleluya bene data, tinashima Imana ko ntacyo nabafashije kuva mwubaka kandi naje gukira. Muzaza n'abantu bakize kuko banze kudufasha. Abo ndabategereje bazaze biyandikishe, bashima Imana ko bakize kuko banze gutanga isima, banze kudufasha. Muzaze mushime. Nzongera mpamagara abantu badufashije, bakoze umurimo, baje gukena, abantu batanze za sima, muzaze muvuge ko mwakenye mumaze kuzitanga. Umuntu uzi ko ajya akorera Imana azaza avuga ati bene data, kubera gukora ngewe ntiyakira abashyitsi, narakennye. Uzaze nawe. Mfite amakuru yizewe yuko Imana itajya yaka umuntu ikintu atagira. Imana ntimeze nk'abantu, ntikurebera mu ikote, mu modoka naho utuye. Imana iha agaciro ikintu uzanye. Ndashaka kubatangariza ko Imana itubura ifi 2 n'imigati ngahe 5, ariko wazanye isa nkaho nta kimaze, kuko yaravuze ngo byamara iki ifi 2 n'imigati 5 byamarira iki abantu baraha? Yesu aravuga ngo ni mubinzanire. Mbega Yesu we,
mwari muzi ko Yesu yorosha ubuzima agusaba kuzana icyo ufite ngagitubure maze imigati ba myinshi kamabaze ya migati n'ifi byaba byarabahagije byarasagutse intonga zingahe 12 ibaza abantu bari biri ubusa bakarya imigati Yesu yatubuye n'ukuntu yari iryoshye n'amafi bagasagura abantu badakorera Imana bazagumana bazakena n'ibyo bafite bizashira bazaba binyuma ntibazaba bimbere bibabwiye bitari byaba nimubona bari kubatangariza ngo muze mukore mujye munyaruka mutanguranwe mwirukange kubera yuko Imana itubura ibyo wazanye kanekeraho datawe kandi ukambira ngeze kwikangahe kamujya gatandatu Imana irashaka kugukorera igitangaza kiri prive n'ikiri public ni kuvuga ngo Imana haleluya Imana ifite gahunda gukora ibitangaza bingahe icyambere ni cyawe kizwi nawe nayo icya kabiri ni kizakora bose bakabimenya muzi impamvu icyawe ni Imana muri babiri kirakubaka kiraguhambiranya nayo byavuze ngo yafatishije umugozi ariko rukundo rwe ibintu Imana yokoreye mwembi muziranye bigukomezaho tongera nikomezaho ntawundi ni Kristo reka mubabwire mubaratire Yesu ni ugira gute noneho rero ikikoze abantu babireba baha Imana icyubahiro yaravuze ngo nibarebe imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza sohoye ibintu niyo mpamvu urusengero rubaye nabi batuka Imana ibaza kugira akarere kambwire ngo ariko wowe mushumbu nkumira ari amarembo yiwawe ujye uyareba ntabyo asagute narengeye kwereba na musisi ntitujye kuyareba wa mugani amenya gwa amarembo ari yahomye ntiyarangira ndeba urububiri ruri hari hanze n'umudakore nabajije navuze ati yakubaho inshingana ati ibi bintu wabubyonye nawe by'umwanditsi urusengero rwabonye ukuntu rusate ujye bibona baragusengeye ati bagusengera urapfukama ati bakuramika ibiganza ati ubu mudiyakona ati n'ubu uracyari wati uyu mwanda uzengurutse aha ujye ubona ati tubirimo pase tubirimo sawa nta kibazo hari ibintu umuntu areba amen hari ibintu Imana izagukorera hari ibyo yakoze hari n'ibindi igiye gukorera kugira ngo abantu bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru bamenye so wawe niyo mpamvu yitangaza cyabaye hari icyo yikingiranye n'abana be hari n'ikindi cyabaye mu baturanyi baje gutirura ibiki ibibindi baraye babijyanye kuki batabitwaye byari byuzuye iki ntabwo babisubijeyo ndavuga atari wakiguza ngahema ntabwo nyakuramo Imana ashaka kubakorera ibintu n'abandi bakabimenya asohoza ku cya karindwi ikiraho ntabwo byashira cya karindwi namenye rero kuri iyi nkuru yaramubwiye ngo ayo mavuta data we genda uyagurishe wishyure nde wa muntu uhagaze ku muryango asigaye agutungane n'iki ngewe ndashaka kubabwira ko tutemerewe kubaho tutagira saving tudafite akantu gasaguka ngo mubeho nta kintu mugira mugomba kuba muriho none n'ejo mukazabaho agutunge none ariko asigaye agutungane n'iki n'abana bawe yari yaza kuba ngewe umva mwami Yesu merewe nabi rwose fa kumutuntu nishure fa kumvira Mana wowe uri kwaka amafaranga yo kwishyura umva amabwire bafite amadeni muri hano Imana niguha yo kwishyura amadeni gusa mumbiri kizakurikira uzafata ayandi none murindira gusa niba ugize umubisho kajya imbere y'Imana ikagutuma ibibindi tira bingahe byinshi kugira ngo kimuri ikibazo cyatumye ujya mu madeni ubone na utazasubirayo kasenge amavuta aze wishyura ikibazo kiri currently kiriho none ariko usagure uve mu kibazo mbese muve mu buretwa kansoreze hano ariko umudamu mugiraho byinshi amen
turashaka abakristo basagura, abakristo utega ibyo kurya ngo urare wogeje amasahane ndeba nabi, kandi ubwo murashaka ubwo nibyo mwishakira kundeba nabi. Sinshaka umukristo hano urya akarara yogeje ibyuma, watinda ugasanga byarangiye. Niba ugiye gusenga, amen, ntukasaba akadobo k'amakara. Cyo kane bari nyoko wanyu ariko umusaba ngaso, ariko niba ari Imana ujye uyisaba iki? Kandi uwurye we ntumare wenyine, bari amakara ushaka kuzahaho. Uzinde gufata ikidepo cyose cy'ibiryo ugicurire mu mara yawe, fata urufuku ururyo numara kurangira uri kurukunguta ngo Mwami Yesu ngo mbundi toka weye. Imana ashaka kubagira abakontabure bayo ikajya inyuza umugisha iwanyu. Imana ijya ikugira umugisha, ukaba umugisha, ikaguha n'iki? Umugisha ukajya wenyine, ibyo ngo bishire wenyine, mushara uhembwe urangire nta muntu uhaye na bitanu, uvuge ngo umuntu Imana ntaje uzajyamo, kuko Imana uvuga ntuyizi. Imana iri hafi yawe, iri muri karitsiye. Niba ushaka kumenya Yesu, Yesu ndagukunda, hajya abantu ngo Yesu ndamukunda. Umuntu arashonje imbere y'urugo ngo uramukunda. Niba udakunda umuntu waburaye muziranye, urakunda Yesu utafite inzara? Yesu usakeneye ibiryo, Yesu afite ikibazo cya minervari y'umwana. Kuki mvuga ntongana? Se umuntu ashobora kwigisha neza adatonganya? Umuntu avuga tongana areba nabi. Imana ibabarire, ibabarire gutongana. Uyu munsi natonganye cyane, sinzi impamvu ufite amahane. Ibyo kurya wenyine ukabimara ukavuga ngo urajya mu ijuru ntaryo. Nasanga Yesu ariyo ukubwire ngo nari ndwaye ntiwansura, tuwarwariye imitaro y'Igisenyi. Wowe ati nararembye nkunzi se, nari mu nzu y'imbohe ntiwansura, warafunzwe se muri karitsiye? Ati nabaga Nyakiribo. Wowe ati ne nambaye ubusa unyima kenda, akubwire ngo utabikoreye mwene data muturanye nange ntabyo wankoreye. Beke dukundane muri uyu mwaka. Haleluya. Ntimuzarye mwenyine, ntuzambare wenyine. Imana igiye kubakiza, iguha amavuta agutungana n'iki? N'abana bawe. Kora bitera mu byo kora igiterane, ibaha imbaraga za cyo giterane nizo mu kindi. Mwaka amavuta menshi mu izina ryande rya Yesu. Ndi gusoza rero, kasengera umuntu waguye rero. Hano hari umuntu ushaka gusengera waguye ni wasubiye inyuma. Wowe ntago twagucaho rwose ngo tukubwire ngo nta kibazo ufite, kirahari kandi ntago ushaka ukimukana. Asigaye by'ingoro bibiri gusa ngo kurangire kandi ntago uzagaruka. Ura tugusengera Imana umuntu uzi ko yaguye rwose. Umva nakubiye kufita amavuta uri afite, ako ntakubuza kubeshya, ntakubuza gusambana, ntakubuza kwiba, ntakubuza kwiganyira, ntakubuza guterekera no ku bantu. Ndashaka kubwira ngo ubwo waje ntugipfuye, ndashaka ko uyu muntu aza tukamusengera. Uyu mwaka Imana ashaka kuguha imbaraga nyinshi, kakuvana mu buretwa bwakwizingiyeho. Ninde uhari ngo tumusengere? Ushaka gukizwa, ushaka kwa rugamiro ugiye gukizwa, cyangwa waraguye warabivuyemo, turagusengera niba uhari. Ninde uje? Yaba ari umusore, yaba ari umugabo, yaba ari umukobwa, Imana iragushaka mu kino cyumweru. Uyu munsi ni wawe. Aya matara yose uri kureba yicayemo abakobwa beza, abasore beza, abamama beza, papa beza, aba bose baje kugira ngo turirimbire Imana yawe yakuzanye. Ashaka kubona umuntu uje ngo tumusengere, kandi iyo umuntu ari umwe ijuru rikora umunsi mukuru. Ninde uje? Nababwiye ko mbonye haje abajene ngemba nungutse abakwe. Ibyo murabizi, bigo muraseka, aba nabakwe baje banzu Imana ibahumugisha. Ariko ubu nta kintu bibabwiye. Murabona uyu muntu Imana izanye nta kintu bivuze koko. Bashumba mwahagurutse tugashima Imana ku ntama Yesu azanye. Izi ngizi ko arizo kariho twese twanyuze. Ese nta mukobwa hano wasengera muri amateraniro? Abakobwa mwihagazeho. Ubu nta mukobwa ukeneye babaze z'Imana kuri uyu munsi. Niko muko ubu ni waza koko uratashye ubisubijeyo. Nta mukobwa uri hano Imana yazana. Nukuri yarahari. Umva wa mukobwa we, nukuri waruhari. Imana ntiyakureka ugukunda urukundo rukomeye yanze kutaha. Murabona ukuntu ibintu ari byiza, abasore babiri abakobwa babiri. Nyamara muraseka, ntimuzi inzira z'Imana mwebwe ntabwo muzi.
nta mugabo se uri hano. Umugabo ndashaka abagabo babiri hano baze tubasengere. Urugo rwawe rumeze nabi ruzatemba n'udakizwa none. Nyamara mbonye undi muntu niba ari kuza hano. Uriya mukobwa naza mbone n'umuhungu wundi usigaye. Mbonye abakobwa batatu cyangwa umumama, ushobora kuba ari umumama. Uyu mwaka ntabwo wemereye gusubirayo uko waje umeze. Nyamara Imana iri mu kazi, iri gukora akazi kayo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndashaka kubona umugabo, ndashaka kubona umumama waje hano kuko hari ibintu bikomeye Imana ishaka gukiza. Ninde uhari ngo tumusengere? Ko ni kubona Imana ifite gahunda ku buzima bwawe. Mada, nyaruka muri tugusengera Imana. Amaganya ufite urakomerewe, ntumerewe neza kandi Yesu agakiza abaje bamusanga. Nyaruka. Ninde? Awe, nta mumama, nta mugabo, nta musore usigaye, nta mukobwa usigaye. Reka dusengere aba bantu. Aba Yesu aduhaye. Ko mbonye aje uyu usugize ngo we ntahenda ku Mana. Nyamara Imana ifite abantu. Ngwino rwose. N'undi nawe nazi nikize kitwihuse murajyaye. Ubundi murajyaye ko gahunda yo kujya mu ijuru. Ubundi ko kuzajya mu ijuru. None se ubundi murimo mwirukanka mujya hehe? Najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, ugarutse noneho sinzongera kuzimira. Singize Yesu wanyo. Ngwino turagutegereje. Anyigishi by'inzira ngo sengeshi menezerwe. Singize muhaguruke. Abayibicaye muhaguruke. Iteka uko Mana shimwa iby'isi ndabi. Ngwino ihute nge mukiza. Ndabona abantu Imana iri kubwira ngo baze. Ngwino rwose. Singize wowe ntiwemereye guhaguruka uretse kuza, kuko Imana irashaka guha ubunani, irashaka guha Noheri. Nyaruka. Ngwino Imana iguha umwaka mushya, ikuvanaho uburetwa n'ububata bwa Satani. Singize ndabona nawaje. Mwihangane, ndabona Imana iri gukorana n'abantu mu mitima ya. Najyaga ndorongotana mu by'isi. Murabona umusaruro Imana iduhaye muri iteraniro. Nyaruka nawe ihute. Nyaruka umera nk'uhunga. Nyaruka uyu mwaka utandukane na karande n'umuvumo, uze kwa Yesu. Singize Yesu wanyo. Anyigisha ubu urasubirayo koko? Urasubira mu rugo? Bya bintu bisubiraneyo n'ukuntu bikumereye? Ubu nyine urataha? Ubu urabona aho uza kurara? Nshimye kuje. Yesu wanyo. Najyaga ndorongotana mu by'isi. Imana itanze ubunani ku buzima bwawe. Harutse noneho sinzongera. Ngwino rwose. Singize. Ngwino. Reka kubyibazaho. Ngwino. Yesu wa. Reka komeza kubitekereza. Anyigishi. Reka kubitekereza cyane. Wowe ngwino gusa.
ngo nsengeshi menezerwe singize Yesu. Shima Imana kubw'abantu Yesu yishakiye ashaka kubakuraho karande n'imivumo bahinduka abana b'Imana bo mu rugo. Uyu mwaka utandukane n'imyaku ubuzima mwaciyemo bwose Imana igiye kubuhindura kano kanya. Imana yorosha ubuzima. Uzi ko icyo usabwa ari ukuza gusa, none waje wafukamye ugiye kubona uko Imana igiye gukorera. Ngaho zamura isengesho. Imana ifite imbaraga nyinshi, Imana ifite ubushobozi bwinshi. Uku niko natwe twaje, niko natwe twari tumeze, ariko utwitegereje binyuriye mu ijambo ryawe usanga turaba kugirirwa neza nawe. Uraduhamagara, uratubabarira, uratweza,